Ndabashimiye mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ikiganiro cyacu ku murongo wacu wa YouTube channel. Amazina mugiye kubana muri iki kiganiro ni James Munyabigwi. Muri iki kiganiro turibaza tutese ni gute twakoresha neza amasaha yacu 24 ngo tugere ku nsinzi. Ikaze muri iki kiganiro. Abantu twese dufite amasaha 24 agize umunsi, ariko uko dukoresha ayo masaha 24 tuyakoresha mu buryo bubiri butandukanye. Abantu bamwe bamara amasaha yabo 24 bashaka gukungahara, ubutaraga, gusirimuka ndetse no kubibikomerezwa, naho abandi bakamara amasaha yabo 24 ku bintu bidafite agaciro, bakirengagiza ko insinzi batayihabwa ahubwo iharanirwa. What are you doing my friend? Uri gukora iki inshuti yanjye? Uyu munsi nshaka kukubaza ikibazo gisa n'icyoroshye ariko gikomeye ku rundi ruhande. Uri kumara igihe cyawe kugira ngo ugubwe neza cyangwa uri kugikoresha kugira ngo ukungahaze abandi naho ukomeze kuba ku rwego warusanzweho? Let's talk about it. Reka tubivugeho. Icyo usabwa ni ukubaha igihe cyawe, kandi icyo ukwiriye kumenya neza nuko nudakoresha igihe cyawe neza uzahora inyuma y'abandi. Niba utiga uko wakoresha igihe cyawe witeza imbere, uzahora iteka ukorera abandi. Gusa gukorera abandi si ikibazo, ariko niba ushaka kwishyira ukizana, niba ushaka gukura, niba ushaka impinduka, then you must respect your time like you respect your money. Noneho ugomba kubaha igihe cyawe kimwe nuko ubaha amafaranga yawe. Ndetse ni nkaho navuga ko ugomba kubaha igihe cyawe kuruta uko ubaha amafaranga yawe. Yego, kuruta uko ubaha amafaranga yawe. Amafaranga wayahomba ukabona andi, ariko igihe cyagiye yego kiba cyagiye ntushobora kukigarura. My friend, try to be busy. Nshuti yanjye, gerageza ujuvuga uti munyihangane mvugiye ku kintu runaka. Bashobora yewe no kukubwira bati tuje gufata icyo kunywa, uzabasubiza uti murakoze ariko hari ikintu runaka nayo mvugiyeho. Bazaguseka muri uwo mwanya, ariko hanyuma y'imyaka 5 bazavuga bati wageze ku nsinzi ute? Naho uzavuga uti nibuke bya bihe byose nababwiraga nti ndahuze nibyo byangejeje ku nsinzi. Ku rundi ruhande abantu baravuga bati tegereje igihe nyacyo cyo gukora. Let me tell you my friend, the right time is now. Reka nkubwire igihe nyacyo n'ubu ngubu. Nta gihe nyacyo uzabona cyo gutangira icyo wifuza. Today is expensive, don't waste it. Uyu munsi wa none urahenze, ntukawupfusha ubusa. Njyewe wageze ikiganiro nitwa James Munyabigwi. Imana bampera umugisha cyane.